Ndabaramukije inshuti bakunze kubaho Table Talk, mbifurije amahoro, mbifurije urukundo, mbifurije umunezero, mbifurije gukiranuka, mujye mubifura aho muciye hose kuko ari byo byonyine bitanga ubuzima bw'umudendezo. Ni karibu mbahaye ikaze, muze tuganire maze dufatanyirize hamwe, tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Karibu kumeze yo kubaho Table Talk. Murakoze cyane, ndasuhuza abakunzi bukubaho Table Talk muri aho na amahoro. Owe ukubaho Table Talk rero buriya ni ahantu twakirira amafunguro atunga abatwebwe b'imbere. Se iyo mvuze ngo batwebwe b'imbere ubasha kubyumva? Umuntu abyibazaho byinshi. Ariko mbere yuko wenda tubijyaho twabanza no gusobanukirwa ukubaho byo byaje bitubundi byavuye he, biraho hari kubaho Table Talk. Hari abantu bumva iryo jambo inshuro nyinshi, bundi nanjye ndimo ndashaka kubaza ukabisobanura ukatubwira neza ibyo ari byo kugira ngo n'abandi babonereho, inshuti zawe zongere. Hari ababizi, hari ababyibuka, hari n'abatabizi bashyashya kuko buri munsi twunguka abantu benshi kuri aya meza magari, bityo wasobanura nabyo uhereye no kuri ibyo kugira ngo abantu bose bumve impamvu bagomba gukurikira cyangwa se tutangiye bagomba kuba kuri aya meza. Ubundi rero mu mwaka w'ibihumbi 2020 niba ntibeshye, naricaye ndatekereza igihe hadukaga icyo twise corona cyangwa se ikintu cyitwaga covid ya 19. Mu gutuza ntagira akazi, ndibaza ndareba sanga hari ikintu kitagenda mu bana b'abantu. Uti gute? Nategereje ndeba ukuntu umuntu ashaka kuvuka ari umukene. Ni urugero, ubwo ni urugero ntanzi. Wa muntu akabaho ahangayitse ari mutoya, akaza kugira amahirwe agakura, akajya mu mashuri akiga, akayasoza, akaza kubona akazi, yasoza yamara kubona ka kazi akajya mu rukundo, agakundana, akazashaka, akabyara. Donc ukabona ko ubuzima bwahindutse, ukabona ko kurube ye yazamutse, ariko ugasanga imbere muri we nta hantu atandukaniye na kera akiri wa mukene. Tangije ndavuga ntariko se ibintu bipfira hehe, bigenda gute, hari kitagenda. Mpita mbona ko abantu benshi babayeho ariko batariho. Mpita numva mbese ngomba kugira uruhare mu kubaho kandi turiho. Yego. Nibwo rero navuze nti reka nkora ya meza. Nkora meza yo kubaho Table Talk, nuko ndatumira ni muri urwo rwego nanabatumiye. Ahantu baraza, hanyuma turasangira kugira ngo tubashe kureba mbese niki kitagenda, niki gituma tutajya turyoherwa n'ubuzima, kabone nubwo tugaragara nk'abahiriwe nabwo ariko ntibuturyohere, tugahora iteka duhangayitse cyangwa se twiganyira. Ubwo rero ayo meza nyashinga nayahaye amaguru 4. Amahoro, ukuguru kwa kabiri, umunezero, ukuguru kwa gatatu, ugukiranuka, ukuguru kwa 4, urukundo. Kuko nararebye nsanga mu buzima bwacu bwa buri munsi ibyo dukora byose, kujya mu mashuri tukiga, kujya mu rukundo tugashaka tukabyara, ibyo dukora byose nta kindi kintu tuba dushaka uretse ibyo bintu ko ari 4: amahoro, urukundo, umunezero no gukiranuka. Donc ubupfura, kugira umutima utagucira urubanza. So ubwo rero maze kubitekereza gutyo nyine ntumiye abantu, numva ko ari ikintu gikwiye kandi buri kiremwa muntu cyose. Kuko ibyo bintu ko ari 4 ntago bibonekerwa cyangwa se bibonekera hariya ku isoko, kuri ariya masoko yandi yose duhahiraho. Oya, nta hantu ushaka kujya kugura amahoro buriya. Harahuze se amahoro numva turuka kuri wowe ubwawe. Nta hantu namwe ushaka kujya kugura urukundo. Abantu benshi turavuga ngo twakunze, tukumva ko niba dukunze tugomba natwe gukundwa, ariko akenshi ntago bikunda. Si ukuvuga ko abantu batadukunze, ahubwo nuko aho turushakira aba atariho. So rero aya meza ukubaho Table Talk nta kindi kintu kindi abereyeho uretse ibyo bintu ko ari 4, kuko niyo mafunguro cyangwa se nibyo bintu bitunga roho zacu. Impamvu tugomba gutunga roho rero nuko twege turi
roho. Iyi mibiri yacu ni amazu dutuyemo. Iyi mibiri yacu ni amazu dutuyemo. Ese waba usobanukiwe? Nasobanukiwe, abavandimwe nabo badakurikiye basobanukiwe. Ibyo bisobanuro byari birambuye kandi koko biba bikwiye kugira ngo abantu bamenye icyo bakurikiye, aho bari kugana n'ibyo ari byo. Ubwo ngire ngo ikibazo narimbajije n'abandi babashije gusubiza. Yego. Rero ni ukuvuga ngo abantu benshi muri rusange babayeho. Donc icyo nakwita existence. Okay? Ni ukuvuga ngo bararemwe bari aho ngaho, aho nta n'uruhare babigizemo, nta n'ikintu bakora. Ariko kugira ngo tubeho kandi turiho ni twebwe tubigiramo uruhare. Abagomba kubikora ni batwebwe nyirizina. Birumvikana. Rero umuntu wese udafite amahoro, umuntu udafite urukundo, umuntu udafite umunezero, umuntu udakiranuka, umuntu udafite ubunyangamugayo muri we, mu by'ukuri uwo muntu aba apfa kubaho. Kuko rero twagiye turererwa ahantu hatandukanye, tugahura n'abantu benshi batandukanye, tukagira abajyanama batandukanye. Birakwiye ko twese noneho duhurira kuri ano meza kugira ngo abanyembaraga bafate ikiganza abanyantege nke, hanyuma dukomeze uru rugendo, kuko ntago ari urw'iteka, tuzarusoza kandi igihe tuzarusoreza ntago kizwi. Birumvikana. Duhamagarwa dutunguwe, iyi misiyo twahawe, tumenya igihe twayitangira ariko ntitumenye igihe tuzayisoreza. Niyo mpamvu rero aya meza yaje kugira ngo twese hamwe muri rusange dufatanyirize hamwe gutunga batwebwe b'imbere. Ese wowe wumva ubayeho kandi uriho? Nizere ko ubyumva. Nacyo ni ikibazo gikomeye ariko gisaba ubwitonzi kugira ngo kibe cyasubizwa. Uri kubyumva kubaho uriho? Ndabyumva. Kubaho uriho numva ari no gukora urugendo rw'ubuzima bwawe, ariko uzaho uri kuva naho uri kujya. Ukaba uzi buri munsi icyo ukwiye kuba umaze, wimariye ku giti cyawe, ukimariye abawe cyangwa na sosiyete utuyemo. Icyo gihe ukabaho rero ufite intego. Umuntu wese ubaho afite intego mu mico myiza, yubaha abandi, yubaha n'igihe, akaba imfura rwose, mba numva ariho cyane cyane ko uriho gutyo uba ufite n'ibyishimo. Iyo ufite ibyishimo biha n'abandi. Iyo ufite ibyishimo utanga amahoro. Iyo uhaye abandi amahoro, icyo gihe cyose rwose abantu baranyurwa, abo unyuzeho baranyurwa. Icyo gihe numva uriho ubayeho. Muri urwo rugendo rero numva yego ububayeho uriho ntabwo habanza kubaho gusa. Hanyuma rero muri urwo rugendo ntabwo twavuga ko buri gihe bihora byera de. Hari aho uteshuka. Niyo wihaye inshingano, hari igihe ujya kureba niba wazigezeho, ukareba ibyo wagezeho ukabyishimira, ibyo utagezeho ukabikosora. Ni rwo rugendo, ni uko ubuzima bugenda. Ntago wibeshye. Ni ukuvuga ngo umuntu ubayeho kandi ariho afite bya bintu bine twavuze. Ni ukuvuga ngo aba afite urukundo, aba afite umunezero, aba afite amahoro, aba afite no gukiranuka muri we. Kandi uwene uwo muntu ikintu kikubwira ko ubayeho uriho, uba uri umuntu uryohewe n'ubuzima uko ubufite kose. Kuko ubwo buzima uba uzi neza ko ari bwo butunzi cyangwa se ariyo mpano ikurutira ibindi byose hano ku isi. Kuko igihe cyose dufite ubuzima ni ikimenyetso kitwereka ko n'ibyo turota cyangwa se aho tugana naho tuzahagera. Ubuzima ni nk'urufunguzo rudufungurira hariya. Rero iyo uryohewe n'ubuzima kandi ukabuhereza agaciro, wa muntu we ububayeho kandi uriho. Mu by'ukuri rero hari amakosa tujya dukora muri urugendo rwo kubaho turiho. Impamvu usanga benshi bameze nk'aho banamye cyangwa se bumagaye imbere muri bo, ubuzima butaryoshye, ubuzima ari intambara, ubuzima butari sweet, nuko duca inzira zitari zo. Njyewe ni urugero, nshobora kugukunda cyangwa se ngakunda
umushuti wacu undi muntu uwo ari we wese ariko nkamukunda ngira ngo nawe ankunde. Ariho usanga bitagenze uko ngende kubitekereza. Kubera iki? Ntago ari uko nguko urukundo bikoreka. Urukundo ni ugutanga kandi ugatanga nta kindi kintu ugamije. None kuvuga ngo urugero twahaweho rwo gukunda cyangwa se itegeko twahawe ryo gukunda, mboneho mbabwire ko ukubaho table talk twemera Imana. Tugendera ku mahame y'Imana kuko tuzi ko nta mana ari nta buzima, kandi tuzi ko turi ibiremwa biri mu shusho y'Imana. Imana rero izagenda igaruka kenshi kuko niyo buzima. Rero Imana yaratubwiye ngo genda ukunde mugenzi wawe nkuko nawe ubwawe wikunda. Byumvikane ko udashobora kujya gukunda undi muntu wowe utikunda, ntago bishoboka. Ubwo nyine wabicuritse. Nta nubwo ushobora gukunda umuntu kuruta uko wowe wikunda, ubwo nyine wabyishe. Donc ukunda umuntu bingana nkuko nawe ubwawe wikunda. Bivuga ngo kugira ngo ukunde nuko uri umutunzi w'urukundo. Ntabwo rero ushobora kujya kubwira umuntu ko umukunda kandi wowe ubwawe utikunda, kuko icyo gihe uzaba ufite icyuho uzashaka ko akuzuriza kandi nta muntu uzigera kumara umukeno mu rukundo. Umuntu rero uri kukubaho table talk, umuntu wese ubana nanjye cyangwa se uzabana natwe, abazaba bari kuri ano meza bose kuko no gufatanya, azasobanukirwa no gukunda icyari cyo nuko bakunda. Iyo niyo mpamvu umuntu wese murarikira gukurikira ukubaho table talk no kuba kuri aya meza. N'amahoro ni nkuko, n'umunezero ni nkuko. Nta muntu n'umwe ugendana umunezero wawe. Umunezero ni wowe ufite, hanyuma wowe ukawusangiza abandi. Ibyo bintu byose rero biri imbere muri twebwe. Urukundo ni njyewe, amahoro ni njyewe, umunezero ni njyewe, no gukiranuka ni njyewe. Kuko inyanja yabyo ntago ari mu mugabo, si mu mwana, si mu mafaranga, si mu modoka nziza ntunze. Oya, ni imbere muri njyewe. Inyanja yabyo ni ku Mana, kandi Imana ituye he? Muri twebwe. Imana ituye muri twebwe. Bivuga ngo ibyo bintu byose rero biva hehe? Imbere muri twebwe. Iyo ni summary yo kubaho table talk. Ngibyo ibyo duhuriyeho. Hari ikindi kibazo? Nta kindi kibazo, ahubwo ngiye ubwo ndategereje ngo dukomeze tuganire, ariko muri rusange birumvikana. Ahubwo nkaba nibaza, turi mu ntangiriro z'umwaka, uvuze ko kubaho table talk mu by'ukuri urebye yatangiye muri 2020. Ako ngiye ndi kumva aribwo ntangiye. Necyo nendaga kukubaza, ubwo utangiye muri urwo rugendo uri kuvuga utegurira abakurikira kubaho table talk, inshuti zawe hirya no hino kuri iyi si aho ziherereye, ni iyihe mishinga migari utekereza kandi ukwiye kuba wageraho muri uyu mwaka dutangiye? Turi mu ntangiriro z'umwaka, ibyo byose yuko uzize imishinga uravuga uti hari imishinga y'igihe kigufi, hari imishinga y'igihe kirekire, hari ibyo mpishiye abakunzi kubaho table talk, abazaza n'abamaze kuhagera, bityo bakagenda mu murongo mugari ariko bawuzi bakurikiye. Ni iki muteganya muri uyu mwaka? Mu by'ukuri icyo kibazo ni cyiza. Icyo kibazo ni cyiza kuko hari igihe abantu baza wenda bakabona nta kintu bari kubona, cyangwa se bakabona wenda ibyo babonaga ntibakibibona. Ariko icyo navuga, ntago mfite imishinga ihambaye cyane. Ikintu niyemeje gikuru muri uno mwaka nuko ngiye kuboneka, nuko ngiye kuba available cyangwa se accessible kuri za roho natumezi bakukubaho table talk. Hari igihe wenda zicwaga n'inzara, hari igihe zategerezaga zigaheba, ariko ubu ngubu guhera uyu mwaka w'2025 byibuze buri cyumweru cyangwa se kenshi gashoboka zambahereza ifunguro rya hafi rya buri munsi, kugira ngo babashe noneho kugaburira bo b'imbere, kugira ngo tubashe kubaho noneho turiho. Donc umushinga wa mbere mfite cyangwa se ikintu cya mbere gikomeye mfite gukora nuko ngiye kuboneka. Ngiye kuboneka, tugiye kujya tuganira, ibitekerezo babimpe, kandi ikindi gishya nkuko babibonye ntago nicaye njyenyine uyu munsi, nzambazanira abatumirwa benshi batandukanye. Kuko hari ibyo nifitemo, ariko kandi
bitandukanye n'iby'abandi bifitemo. So rero ndabararikira kuhaba, ndabararikira gukomeza kunshyigikira ndetse no gutumira inshuti zabo kugira ngo twese hamwe dufatanyirize hamwe. Yego birumvikana. Muri urwo rugendo umaze gukora ubundi si rurerure ariko haba hari n'ingaruka ntabwo nabyita ingaruka, hari umusaruro waba warabonetse mu byo wakoze ukaba wabona nk'abantu bagushima bavuga bati ibikorwa ukora, amagambo utubwira yaraduhumurije. Hari nk'ingero nk'ebyiri ufite z'ibiturutse ku byo waba ukora ku kubaho Table Talk, ayo meza akaba afite nk'abantu yunze cyangwa yatumye bagaruka mu buzima cyangwa yatumye bongera kugira umurongo mu buzima? Wenda ntizimbye mu magambo kuko ndabizi neza ko abakunzi wenda bari bubivugeho muri mu buryo bwa comment bari butubwire, ariko ukubaho Table Talk n'ameza agize umumaro munini cyane kuri societe y'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ubwo harimo abarundi, abanyarwanda, abakongomani ndetse wenda n'abandi ntazi, n'abatanzania buriya nabo ndetse n'abagande. Icyo nibuka nuko hari abantu, abagore n'abagabo bendaga gusa nkaho batandukana, ariko bamara kugera kuri ano meza bakongera bagasubirana, urukundo rwabo rukaremeka bushyashya, donc umubano wabo ukongera ukaba umwe. Hari abandi benshi bari bafite ibikomere byinshi bitandukanye, usanga banze ubuzima cyangwa se bihaze, ariko bamara kugera kuri ano meza bagatangira kuryoherwa n'ubuzima, akongera akagira imishinga. Ni byinshi cyane, ndabizi neza ko tuzabibona muri comment. Ntabwo nshaka ko tubigira birebire kuko time is money, abantu bashaka kureba kandi bakajya no mu bindi. Ndumva wenda niba nta kindi kintu wifuzaga kuba wambaza mu rugendo dutangiye cyangwa se kukubaho Table Talk, twasoza hanyuma tukararikira abakunzi bacu kuzakurikira ikiganiro kindi kizaza. Icyo nakongeraho no kugushimira, gushimira mu bikorwa ukora bya buri munsi, no gushimira inshuti zawe zo kubaho Table Talk. Nabonye waramaze kuba umuryango mugari mu bihugu byose ku isi yose, mbona ahantu hose bavuga ukubaho Table Talk, bavuga n'ibikorerwaho, bavuga ko hari ibintu bifite umumaro. Turatangiye rero numva nagushimira, ariko nkashimira n'uwo muryango mugari umaze kuboneka. Yakoze kubw'uyu munsi. Ciao ciao. Naho ubutaha. Ndabashimiye mwese rero, niba ari ubwa mbere ugeze hano ndagusaba ukore subscribe ndetse ukande notification kugira ngo tubashe kubana kuri aya meza magari y'ukubaho, hanyuma dutunge batwebwe imbere, dutunge imitekerereze yacu, hanyuma tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Tuzirikana ko nta mana ari nta buzima, ubuzima butarimo Imana nabwo bukunda. A méditer, échanger. Ciao.